Ni mu masaha y'umugoroba mama wa Zayidi ahamagara Simayeha maze agahita amubwira ati ejo rero umuhungu wanjye azaza kandi rwose ni byiza ko yazagusanga aha maze ukaba ari wo mwakira kubera ko hashize n'igihe kinini mutabonana murakumburanye, ni wowe rero umuntu wa mbere agomba kubona. Simayeha yahise amubwira ati yego rwose ni byiza cyane nanjye nzaba mpari. Bwarakeye mu gitondo rero mama wa Zayidi ajya kwakira nyine Zayidi ku kibuga cy'indege. Bari gutaha rero yari ari kumubwira ati mwana wanjye rwose warakuze wabaye umusore uri responsable, biragaragara ko wamenyereye kwibana ndetse rwose wize neza ibintu byose byagenze neza. Naho rero Zayidi ati mama byose ni wowe mbikesha, wowe wanyishyuriye ishuri ryiza ndetse ukangirira icyizere ko nshobora kwibana hariya hanze nkabishobora, gusa ntabwo byari byoroshye ariko nyine nagombaga kubigeraho kubera ko nawe wari washyizemo imbaraga nyinshi, ntabwo rero nagombaga kugutenguha. Mama we rero ari kumubwira ati ubu rero ngiye kongera nyine nguteteshe nka kwa kundi byari bimeze kera, ubu rwose ntabyo kuzongera kwiririrwa baga n'amafiriti gusa, ugiye kuzajya urya indyo yuzuye nk'uko nyine wabikundaga. Ndabona ndi kubivuga neza amazi akakuzura mu kanwa. Zayidi ati urakoze cyane mama, ndumva nishimye nyine ko nongeye kugaruka muri bwa buzima bwanjye bwa kera. Hanze ntibiba byoroshye, biba bigoranye, umuntu arananirwa kubera gukora cyane ariko nyine nta kundi kuntu umuntu aba agomba kubigenza. Bageze mu rugo rero maze bahita basanga nyine Simayeha ahagaze hanze, dore ko rwose yumvise imodoka ihinda maze agahita asohoka yihuta. Yahise rero aza gusuhuza Zayidi, ikintu cyatangaje ariko ntabwo Zayidi yamwibukaga. Naho rero mama wa Zayidi yahise abwira Zayidi ati uyu mukobwa rero ndabona wagira ngo ntabwo uri kumwibuka ariko yitwa Simayeha. Simayeha ati rega yagiye tumaze iminsi mike tumenyanye niyo mpamvu atakinyibuka, kandi rwose imyaka 10 amaze hanze ari myinshi ku buryo kuba ataba akinyibuka rwose atari ibintu bitangaje. Barasuhuzanyije rero maze binjira mu nzu kubera yuko uyu musore yagombaga kuruhuka ndetse rwose no gufata amafunguro. Bakigera mu nzu rero yaganiriye gato na mama we amubwira amakuru, ubundi ahita ajya mu cyumba cye. Yahise rero atangira guhamagara Pierrette, ni umusheri we rero yari asize mu Bwongereza, bari bamaze imyaka myinshi bakundana. Yahise amubwira ati sheri ubu rero nageze mu rugo, ni amahoro nyine meze neza, gusa nari mpakumbuye ariko nawe nyine nahise ntangira kugukumbura. Pierrette ati cecekere wimvugira ibintu, ndi kwibaza ukuntu ngiye kuguma hano ndi njyenyine nkumva ntabwo ndi kubyumva, gusa nanjye ndagukumbuye kandi cyane. Zayidi rero akiri kuvugana n'umukunzi we yagiye kubona abona Simayeha arinjiye. Yahise abwira Pierrette ati urihangana, hari umushyitsi wa mama wanjye uje, reka mbanze muvugishe ndaza kongera ngo uhamagare. Yavuye kuri telefone maze abaza nyine Simayeha niba hari ikintu yaba akeneye. Simayeha ati uravuze ngo ndi umushyitsi wa mama wawe, kubera iki se ntaba ndi umushyitsi wawe? Naho rero Zayidi ati nyine ni ukubera yuko njye nawe nta gahunda twari dufitanye, nta nubwo nyine tumenyeranye, niyo mpamvu ntatekereza ko waba umushyitsi wanjye, ariko nta kibazo nyine, ibyo rwose nta kibazo kibirimo. Simayeha yahise amubwira ati urumva natekereje ko uje uhashize imyaka myinshi utabaga muri kino gihugu, ndakeka rero ko hari ibintu byinshi ukeneye kumenya, hanyuma rero nifuzaga kuba nagutembereza nkagenda nkwereka ahantu hatandukanye, ahantu hashya, ahantu hose utazi. Zayidi yahise amubwira ati icyo gitekerezo cyari kuba ari cyiza ariko ndananiwe cyane, urabona nawe nta n'isaha irashira mvuye mu ndege kandi urugendo rwari rurerure. Ubu rero ndumva ikintu cya mbere nkeneye ni ukuruhuka, naho gutembera byo rwose byazaba biza. Simayeha yahise amubwira ati hanyuma rero ndahari ku bwawe, ikintu icyo ari cyo cyose wakenera wambwira nta kibazo, ngaho banza uruhuke, ubwo ntacyo nanjye ndaguma hafi kugira ngo numara kuruhuka mbe nagutembereza. Umunsi wakurikiye rero Zayidi yarabyutse mu gitondo maze aritegura. Yabwiye mama we rero ko agiye gukora agasiporo gakeya, ko nyine akunda ko umunsi we utangirwa no kwirukaho gatoya maze akumva rwose ameze neza.
yahise rero afata urugendo maze yitangirira ka siporo ke nk'ibisanzwe. Ku rundi ruhande rero Laduse ni umukobwa utuye muri zino karitsiye, ariko ni umukobwa nyine utifashije habe na gato. Afite rero ahantu acururiza ibyo kurya ku muhanda, ahantu nyine yashinze agahema maze agateramo udutebe. Aha rero niho bari gucuruza ibyo kurya bya make, ahantu nyine harira abantu baciriritse, kubera ko ariyo bizinesi ashoboye gukora. Baramuhamagara rero bakamubwira ko nyine bashaka ibyo kurya ariko agomba kubibazanira mu rugo. Yahise abipakinga byihuse maze asaba inshuti ye ko yamusigariraho hano agashyira abo bakiriya bari bamutumye ibyo kurya. Yaragiye rero maze ageze mu nzira abakubitanye na Zayidi, uyu musore wari uri kwiyirukira rwose atitaye ku kintu na kimwe. Uyu mukobwa yari akimukubita amaso, yabaye nk'umuntu rwose ubonekewe kubera ko yitegereje uyu musore maze amaso yanga kumuvaho. Yarambitse ibintu yari afite hasi atabitekerejeho maze yiruka inyuma y'uyu musore. Uyu musore ariko kubera ko yirukaga cyane byarangiye amusize. Laduse rero yagarutse inyuma kureba bya byo kurya yari ajyanye maze asanga imodoka irabigonze. Kubera ukuntu yari abitaye mu muhanda wagira ngo rwose ntabwo yari ari gutekereza. Uyu musore byasaga nk'aho amutwaye ubwenge neza neza. Yarongera rero asubira inyuma, asubira kuri ka resito ke acururizaho ibyo kurya. Wa mushuti we akimubona yahise amubwira ati none se ko mbona ugarutse wijimye byagenze bite? Laduse atumva mfite umujinya ntabwo ushobora kubyumva. Uyu mukobwa ati none se bigenze bite? Ibyo kurya wajyanye se barabyanze? Ntabwo bakwishyuye se? Naho rero Laduse ati uragira ngo se nabihagejeje? Ntabwo nabihagejeje, byangiritse byamenetse. Umushuti ati byagenze bite? Laduse ati byose nyine ni uburangare bwanjye. Urumva nyine nahuye n'umusore, umusore mwiza, ndimbikubwira wumve ngo umusore mwiza. Uyu mushuti wese amuca mu ijambo ati hanyuma se twari turi kuvuga iby'amafunguro, umusore ajemo ate hagati mu mafunguro? Naho rero Laduse ati nyine uwo musore ngiye kukubwira niwe watumye ntageze ibyo kurya aho nari mbijyanye, kuko niwe watumye mbimena. Uyu mushuti rero yahise agira amatsiko ati kagira inkuru, ngaho rwose mbwira uko byagenze. Laduse ati urumva nahuye n'umusore wari wibereye muri siporo, mwiza, nikubwira mwiza wumve ngo ni mwiza. Ni umusore muremure ufite taye nyine iringaniye, utabyibushye cyane utanananutse cyane, ufite isura nziza ntabwo ushobora kubyumva. Noneho ukuntu ahumura, arahumura ukagira ngo neza wibereye nko muri paradizo, ni indabyo zose zo muri paradizo ziri kuguhumurira. Arahumura ntabwo wabyumva. Rero nyine namubonye uwo musore, kwihangana biranga, ntumbaze ibintu byamfashe, mba ndambitse hasi ibyo nari mfite maze nyine ndamukurikira. Gusa yari mwiza ubyumve, kuva nabaho n'ubwa mbere nari mbonye umusore mwiza gutyo. Uyu mushuti we yahise amubwira ati rero uwo muntu uri kuvuga ndumva rwose ashobora kuba atari uwo muri zino karitsiye, kuko ndumva nta musore umeze nk'uri kuvuga ndahabona. Naho rero Laduse ati nyine nanjye nibyo navugaga, uwo musore n'ubwa mbere nari mubonye, gusa nyine ubyumve ni umusore w'inzozi zanjye. Nkimukubita amaso nahise mbona ko ari we musore mpora ndota, ariko ni mwiza ubyumve. Nako kubikubwira ntabwo wabyumva wowe uramutse utamwiboneye. Uyu mushuti ati none se yagusuhuje? Laduse ati hoya, ntabwo yansuhuje, yari yibereye muri siporo nyine ari kwigendera. Mushuti ati nyamara nakubeshye, ushobora kuba rwose wiboneye wowe nk'amagini ukagira ngo ni umuntu. Naho rero Laduse ati hoya rwose ntabwo ariko bimeze. Ati none se nkubaze, urumva nari kuba nabonye igini rikaba rihumura, ryaba ryiruka se riri muri siporo? Ntabwo ari byo, niboneye umuntu nyamuntu. Gusa wumve ko ndumva ibyishimo byandenze. Uyu mushuti rero yaramubwiye ati nyamara kanguka, kubera ko rwose ikigaragara uri kurota. Kanguka ushyire ibyo kurya abantu, kubera ko ubu ngubu uri gutakaza abakiriya. Laduse rero yahise amubwira ati nta kibazo, wowe mbabarira wongere uhangumire indi saha imwe maze nshyire bano bakiriya ibyo kurya. Gusa uyu musore ndi kukubwira namwiboneye, yaramuvugaga maze agatangira akamwenyura, wabonaga yishimye, wabonaga mbese byamurenze. Umunsi rero wakurikiye ya masaha nanone Zayidi yagiye nyine muri siporo nk'ibisanzwe. Hanyuma rero Laduse wari uri guseriva nyine abakiriya be yagiye kubona abona wa musore arahise, yarongeye n'ubundi amwiruka inyuma. Gusa yahise abona yarenze,
yahise atekereza ati uyu musore anyura hano buri gihe izi saha, none ikirenze kuri ibi buri gihe ahora ahumura, n'ubundi nyine yiriwe yataye umutwe kubera ko yari amaze kubona uyu musore. Naho rero Zayidi we yaratashye avuye muri siporo, akigera rero mu rugo yasanze Simayeha yamutegereje, yahise amubwira ati kubera iki utambyukije ngo tujyane muri siporo, nakomanze ku rugi rwawe maze ndakubura. Naho Zayidi ati ndazinduka kandi nanone ntabwo mba nkeneye umuntu tujyana, nkunda gukora siporo ndi njyenyine kuko nibyo bidatuma ndangara cyangwa ngo ngire imbaraga nkeya. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati none se twagutegurira iki cya mu gitondo, nicyo ukunda kurya? Zayidi ati ariko ibyo byose mama arabizi, nta mpamvu zo kwigora. Naho rero Simayeha ati nagira ngo ariko mbafashe. Zayidi ati oya nta kibazo, ati ahubwo se nta mama wamboneye? Simayeha ati oya ntawe nabonye, ubanza rwose ntawe uhari. Zayidi rero yahise yiyinjirira mu nzu nyine kuko uyu mukobwa yari ahagaze hanze. Telefone ye yahise isona maze ahita yitaba ati sheri umeze neza? Ubwo nyine yitabaga Pierrette. Naho rero Simayeha yasigaye ari kwibaza ati sheri none se uyu musore kandi afite umukunzi? Byari byamutunguye rero kuko nyine yari azi yuko ari we bagomba gukundana. Nyamara rero ntabwo rwose Zayidi yari yitaye kuri Simayeha, wagira ngo ni nkaho rwose ataranari hano, wagira ngo ntiyamurebaga rwose, wabonaga nyine amufata nk'umuntu usanzwe uri aho ngaho. Umunsi rero wakurikiye noneho Laduse yarabyutse yambara neza, yambaye agashati keza n'akajipo keza, wabonaga ko rwose ameze nk'uwiteguye guhura n'umuntu. Yagiye ku kazi dore ko nyine aho yacururizaga hari ku muhanda, ari naho kandi Zayidi yakundaga kunyura buri munsi. Yaragiye rero noneho yicara ku kazi ariko ubona ko adahari, umutima ntiwari uhari habe na gatoya, amaso yari ari mu muhanda. Yarebaga haruguru no hepfo kugira ngo arebe ko wa musore aza kuza ataza kumucika. Yakomeje aracunga maze rwose abona nyine amasaha yakuze. Ni nako kandi abakiriya bakomezaga kumubwira bati ngwino nyine uduserive, akabaseriva ariko amaso akiri mu muhanda. Sinzi ukuntu rero yagiye kubona abona n'ubundi wa musore arahise. Byanze bikunze uyu munsi yari yagiye muri siporo atinze mu bigaragara. Akimubona rero n'ubundi yarongeye aramukanurira, ariko abakiriya bari bari kumuhamagara ari benshi maze rwose abura uko amukurikira. Yarabanje rero aseriva abakiriya ariko nyine bisa nkaho rwose atabonye nyine uko amugenda inyuma, kandi yifuzaga ko umunsi umwe bazavugana, ariko yabonaga ibi bintu bigoranye kandi cyane. Naho rero ku rundi ruhande Simayeha yabwiye mama wa Zayidi ko rwose Zayidi afite undi mukobwa bakundana, bisa nkaho rwose atanamwikoza. Mama rero wa Zayidi yaramuhamagaye maze aramubwira ati urabona nyine Simayeha ni umukobwa w'umuyobozi, papa we ni umuyobozi urabizi, ni umuntu ukomeye, kandi nyine nawe urakuze biragaragara. Hanyuma rero ndifuza ko watangira kumutekereza mu bundi buryo, ukareka kumutekereza nk'umuntu uri aho gusa, ahubwo ugatangira kumubona nk'umuntu mushobora kwinjira mu rukundo. Zayidi rero yarasetse ati mama ibyo rwose ntabwo byashoboka kuko ngiye mfite umukunzi, mfite umukobwa tumaze imyaka 4 yose dukundana. Sinahoraga se muguha kuri telefone Pierrette ntumwibuka? Nahoraga muguha mukavugana. Uriya mukobwa nyine ni umuzungu, twahuriye mu Bwongereza turakundana, kandi rwose ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndetse rwose ntekereza ko ari nawe mugore nzashaka. Mama we ati hoya, niba mwaramenyaniye ku ishuri ibyo byararangiye, ubu ngubu uri muri kino gihugu nawe ari mu kindi, ntaho rero mugihuriye, ugomba gukundana n'uwa hano. Ikindi kandi sinakureka rwose ubana n'umukobwa w'iyo ngiyo utazi imico ye, mwahuriye mu mahanga gutyo. Oya rwose ntabwo bishoboka, ugomba gukundana na Simayeha, umukobwa tuzi, umukobwa warezwe, tuzi imiryango ye yose. Zayidi rero yahise abwira mama we ati ni ukuri mama rwose urabizi ndakubaha kandi cyane, ariko ibyo bintu ntabwo byashoboka. Ibijyanye burya n'urukundo umuntu yihitiramo uwo umutima we wakunze, nta wundi muntu wabasha kumuhitiramo ngo byemere. Mama ati ubitekerezeho, kubera ko uwo mukobwa wawe uri kuvuga sinzigera rwose muha karibu mu rugo rwacu habe n'umunsi n'umwe.
Ku rundi ruhande rero Laduse we wabonaga byanze bikunze agomba kuvugana n'uyu musore, yatekereje ko hari ikintu cyiza yakora ari uko nawe yakwambara imyenda ya siporo maze akajya mu muhanda hamwe uyu musore yahoraga anyura, akaba ariho amutegerereza ko yenda ubwo baba bari gukora bimwe bishobora kuba impamvu yo kuba rwose uyu musore yamuvugisha. Mu by'ukuri Laduse yari yarakunze uyu musore byo gupfa, ntiyari agisinzira, yarotaga umusore atazi n'izina rye, azi isura gusa, abona yiruka ataranamusuhuza. Hanyuma rero Laduse yabwiye wa mushuti we ati ndakwinginze umbabarire unsigarireho uyu munsi kubera yuko ngomba kujya kureba uko navugana n'uriya musore byanze bikunze. Mushuti we rero yaramuseze cyane rwose, ariko aramubwira ati kugira ngo utagira agahinda ahari ukagira ngo nanze kugufasha, ugende rwose nta kibazo, ariko ndakubwiza ukuri ushobora kuba rwose warakunze umuzimu ukagira ngo ni umuntu. Laduse ati ni umuntu ndabizi neza kandi nawe umunsi umwe uzamwibonera. Bwarakeye mu gitondo rero yambara imyenda ya siporo maze ajya hantu nyine yabonaga yuko uyu musore akunda kunyura, yatangiye kwikoresha udusiporo, ariko amaso nyine n'ubundi ari kureba hirya no hino ngo arebe haza guturuka Zayidi. Yakomeje kwikoresha rero udusiporo maze rwose abona nyine ntabwo uyu musore ari kuza, nyamara uyu musore ntabwo uyu munsi yari yaje muri siporo hakiri kare kubera ko yari yaryamye cyane maze rwose abyuka atinze. Laduse rero we yakomeje kuzenguruka aha yiruka akongera akagaruka akongera akikoresha udusiporo. Saa yine zaragiye ziragera atarakubita amaso wa musore. Yahise rero yitahira nyine asubira kuri resto ariko ababaye cyane, maze wa mushuti we aramubaza ati none se mwavuganye? Laduse ati hoya ndababaye ntabwo ushobora kubyumva kubera icyo uyu munsi ari wowe wenyine ataje n'ukuntu ubundi yahoraga aza, none ubu nari mutegereje akaba ataje. Ntabwo wakumva ukuntu numva mbabaye, ibirenge biri kokera, ndumva amaguru yabyimbye kubera kwiruka, ntabwo nakubwira rwose ukuntu meze, ndananiwe kandi noneho naruhiye ubusa, urabona ko rwose ntigeze nanamubona. Uyu mushuti we ati narabikubwiye ariko ntarabikubwiye ko ari igini, ariko ntabwo wumva, ntabwo ushaka kumva ko rwose uriya musore ashobora kuba ari umuzimu, nawe ukaba wirirwa wiruka inyuma y'umuzimu utabizi. Laduse ati mbabarira ntukance intege rwose, wimfatanya n'agahinda nifitiye ko kuba ntigeze mubona, nyamara kubera ukuntu Zayida aba yagiye muri siporo atinze uyu munsi ntabwo yiruka ngo agere hano nyine aho Laduse yari amutegerereje. Yirutse urugendo rutoya maze yongera gusubira mu rugo kubera ko nyine yabonaga ko amasaha yamufashe. Uyu munsi rero nijoro mama wa Zayidi yaramwicaje maze aramubwira ati muhungu wanjye, ibintu ndi kukubwira rwose ndakomeje, mbabarira uve muri ibyo bintu urimo n'uriya mukobwa ngo ni Pierrette, kuko sinzigira nemera ko ambera umukazana habe na rimwe. Umukazana wenyine nshaka kandi udukwiriye utubereye nta wundi ni Simayeha. Ubwo rero rwose nta wundi mukobwa n'umwe nshaka, ahubwo ndashaka ko utangira guhindura umubano wawe nawe, ndashaka ko utangira kwiga kumufata neza, kumwubaha, kumwereka ko ari umuntu w'ingenzi cyane, ndetse rwose ukamwemerera mukajya musohokana, mukajya mujyana muri izo siporo, mbese mugatangira kugirana ibihe nyine by'umwihariko, ntukomeze kumufata nk'umuntu usanzwe. Zahidi rero yabwiye mama we ati mama sinzi rwose impamvu mbikubwira ntubyumve, yego rwose Simayeha ni umukobwa mwiza, ariko ntabwo ngiye mubona mu ishusho y'uwaba umugore wanjye, ntabwo mubona mu ishusho y'umuntu nakunda. Umukobwa nkunda n'umwe gusa ni Pierrette. Ubwo rero rwose mama ndakwinginze mbabarira ibyo bintu byikure mu mutwe, uriya mukobwa ni mwiza nyine, ni uwo muri famiye z'abakire, n'ubundi azabona undi umukunda kandi bahuza, naho ngewe rwose ntabwo byashoboka. Kandi mama ntabwo ari byiza gukomeza kumuremamo ibintu bidahari. Niba ukomeza kumubwira ko njye nawe tuzakundana kandi rwose ubibona ko bidashoboka, waba uri kumwangiriza amarangamutima, kubera ko njye nawe ntabwo bizigera bishoboka. Sinzigera mushaka nk'umugore wanjye kandi sinzigera mukunda, mufata gutyo nyine nk'inshuti yawe gusa. Umunsi rero wakurikiye nanone Laduse yarazindutse arongera yambara imyenda ya siporo. Uyu mukobwa rwose ntabwo yajyaga ava ku izima byoroshye, n'ubundi yasubiye hantu atangira n'ubundi kuzenguruka yikoresha udusiporo,
ariko rwose byasaga nk'aho adahari, amaso yari yibereye n'ubundi mu muhanda ngo kugira ngo nyine Zahidi ataza kumucika. Hanyuma rero mu kanya gato yagiye kubona Zahidi araje, yatangiye kwisetsa ariko ahita abona inyuma ye hari umukobwa nawe rwose wari uri kumwiruka inyuma. Uyu mukobwa rero yari Simayiha. Noneho Zahidi yabyutse asanga Simayiha yambaye, maze nyine bimunanira kumusiga, yaramubwiye ati nta kibazo ngwino tujyane. Gusa bakigera aho ngaho nyine Laduse yari ari, ariko ntabwo bari bamwitayeho birumvikana, kuko yari ari ku rundi ruhande rw'umuhanda ari kwikorera siporo. Bisa nkaho Zahidi atigeze anamukubita ijisho. Uyu mukobwa rero ngo ni Simayiha yaratsitaye, maze rwose amera nk'umuntu uvunitse ikirenge. Zahidi rero yahise asubira inyuma, maze atangira kumukanda ikirenge, ndetse rwose abona yuko uyu mukobwa atangiye kugenda acumbagira. Yahise rero amushyira mu mugongo, maze bahita bakata basubira inyuma. Ubwo bari batashye nyine. Laduse rero wabonye iyi sene yose yahise atekereza ko uyu musore ashobora kuba afite umukunzi. Agahinda karamwishe, noneho yasubiye kuri ka resto ke, ubona noneho yacitse intege, ubona rwose yacitse amazi neza neza. Akigera yahise abwira wa mushuti we ati noneho rwose ndapfuye neza neza, umutima ndumva wenda kumvamo. Tekereza ko afite umukunzi, yari ari muri siporo ariko yibereye kumwe n'undi mukobwa, ubona rwose bameze nk'abakundana. Reba ko uwo mukobwa yatsitaye, maze agahita anasubirayo amuhetse. Ndumva mbabaye, ndumva ndwaye. Nyamara guhera umunsi Laduse yari yarabonye Zahidi, byasaga nk'akazi ke katakigenda neza, kubera ko umutima we wiberaga kuri uyu musore, bataranavugana bataranasuhuzanya. Iby'akazi byasaga nkaho rwose yabyibagiwe. Yakundaga guhamagara nyine uyu mushuti we kugira ngo azamufashe, kuko we wabonaga bisa nkaho rwose afite indi bizinesi, ariyo yo gukurikirana Zahidi ahantu hose ari. Naho rero ku rundi ruhande Zahidi na Simayiha bageze mu rugo, maze Simayiha abwira Zahidi ati ariko se kubera icyo utajya umpa umwanya wo kuganira nanjye no kuba twasohokana tugasangira, kandi nyamara naraje hano ari wowe unzanye. Mama wawe yarampamagaye ambwira yuko ngomba kuza kukwakira, maze rwose tukagirana ibihe byiza, nkagufasha no kuruhuka, ariko mba mbona utanyitayeho habe na gatoya. Zahidi rero yahise amubwira ati umbabarire rwose, mba mbona wagira ngo mama wanjye niwe wakoze amakosa, kubera ko yagusabye ibintu rwose bidashoboka. Urumva ngiye mfite umukunzi, mfite umukobwa nkunda n'umutima wanjye wose. Ubwo rero ntakubeshye, hari igihe nyine mba mbona wifuza ko ahari ibyo nakabaye naramugeneye nawe nabiguha kandi bidashoboka. Niba mba mfite umwanya wo kuvugira kuri telefone, uba ari uwo kuvugana n'uwo mukunzi wanjye. Ubwo rero rwose ntabwo nabona umwanya wo kubasaranganya mwese, kubera ko wowe ngufata nyine nk'inshuti ya mama wanjye isanzwe. Uyu mukobwa rero byaramubabaje, maze ahita ajya kubibwira nyine mama wa Zahidi. Mama wa Zahidi akibyumva yararakaye, maze ahita amubwira ati umuhungu wanjye mwihorere, ndaza kumuvugisha kandi byose biraza kujya ku murongo. Yasanze rero Zahidi mu cyumba, maze ahita amubwira ati ariko se Zahidi, narakureze nkurera nk'umuntu w'umugabo, ndabizi rwose naguhaye uburere buhagije, ariko sinumva impamvu ufata nabi cyane Simayiha. Uriya mukobwa ni umukobwa mwiza, nawe urabibona, hanyuma habura iki ngo umwemerere urukundo. Zahidi ati ariko mama, kuki ukunda ko duhora tuvuga ibintu bimwe? Uriya mukobwa rwose ndamwubaha, urabizi, nta nubwo mwanga, ariko nanone ntabwo rwose namuha keya nk'izo nk'umukunzi wanjye, kubera ko ibyo ni iby'umukobwa nkunda gusa. Hanyuma rero uriya mukobwa ugomba rwose kumubwiza ukuri, kubera ko kubana nawe cyangwa kumukunda ntabwo bishoboka, kandi mfite undi muntu nkunda. Mama we ati ariko mwana wanjye, ndabona ibintu ndi kukubwira utabyumva, kandi nyamara nta mukobwa n'umwe ntemeye uzigera winjira muri uyu muryango. Urakeka se nakwemerera ko ushaka umukobwa ntaguhitiyemo? Ntabwo rwose bishoboka. Zahidi ati ariko ma, ndakeka rwose ibyerekeranye n'urukundo ari njye ngomba kwihitiramo, ndetse ari njye bireba, kandi uwo nkunda arahari, ndamukunda bya nyabyo. Ku rundi ruhande rero uyu mushuti wa Laduse yaramubwiye ati ariko
njyewe ndabona ibyo urimo rwose atari sawa, ahubwo wowe ukwiriye nyine kuzahagarika uriya musore maze ukamusuhuza ukamuvugisha mukanamenyana, ugatwara nimero ze nawe agatwara izawe, naho ubundi rwose ibyo bintu urimo byo ntabwo bishoboka. Tekereza igihe cyose umaze ukunda uriya musore, utekereza ukuntu wirirwa umwiruka inyuma, nyamara we nta n'igitekerezo afite cy'uko ubaho. Njye rwose nk'ibyo bintu sinabikugiramo inama, ndumva wazamuvugisha ubundi nyine akanamenya ko ubaho, nawe yenda yatangira kugutekerezaho. Yerekura umukobwa mwiza, nta musore wakubona ngo akwiteshe. Naho rero Ladose ati cecekere, ibyo rwose wikurirwa ubivuga ngo ni umukobwa mwiza, nyine ibindi byose ndabifite, niba rwose ari ukuba mwiza ku isura, mfite n'umutima mwiza, ibyo byo ndabizi, ariko ntukibagirwe ko ndi umukobwa w'umukene. Ntabwo nyine uriya musore yanyiteza, ariko nibura mba nifuza ko nibura nyine twanavugana, ariko nanone ntabwo nabasha kujya kumusuhuza ngo mwibwire, ibyo byo ntabwo nabibasha. Simayeha rero we yabonye ko rwose ibyamuzanye bitari kugerwaho, maze nyine ahita abwira mama wa Zayidi ko nyine agomba gutaha. Yariteguye rero, maze buracya mu gitondo afata amavarize ye agiye gutaha. Mama wa Zayidi yamusabye yuko yamutwara ku kibuga cy'indege. Uyu mukobwa rero yajyanye nyine na Zayidi mu modoka, maze bagenda baganira. Zayidi yagiye amuha ukuri kose, aramubwira ati mbabarire rwose niba hari aho ntitwaye neza, ariko ni ukuri ntabwo rwose ibintu mama avuga byo bishoboka, kubera ko umutima wanjye warafashwe, mfite umukobwa nkunda kandi ndamukunda cyane. Zayidi nawe ati gusa nyine uri umwana mwiza ndetse uri umukobwa mwiza, kandi nyine uzabona umuntu mukundana bya nyabyo. Simayeha yarikirije nyine kuko nta yandi mahitamo yari afite, gusa nyine yaramubwiye ati ndagukunda nyine, ubwo nawe ntubitekerezaho neza, nta kibazo uzambwira, ariko njyewe ndagukunda. Zayidi ati ihangane, ni ukuri byose ni amakosa ya mama, gusa rwose mfite umukunzi. Yamugejeje aho yagombaga kumugeza, maze aragaruka. Gusa nyine mu kugaruka ari mu muhanda, ari mu modoka, yakubitanye na. Ku rundi ruhande rero Ladose yari ajyanye ibyo kurya nyine nk'ibisanzwe. Ageze ku muhanda, umuturanyi wabo yatangiye kumuganiriza, ari kumubwira ukuntu nyine ataraherutse kumubona. Ladose ntabwo yamenye ko rwose ahagaze mu muhanda, yagiye kumva yumva imodoka neza imufungiyeho amaferi, yari igiye kumugonga neza neza. Yahise rero ajugunya ibyo yari afite hasi kubera nyine ubwoba. Yatunguwe no kubona urugi rwa ya modoka rufungutse, maze abona hasohotsemo Zayidi. We rero ntabwo yari azi izina rye, gusa yabonye nyine wa musore yihebeye. Yahise amera nk'umuntu ufashwa n'amashanyarazi, yarahagaze kunyeganyega biranga, aramureba amera nk'umuntu ubonye umuzimu. Zayidi we rero yari ari kumubaza amagambo menshi, atumeze neza, ntacyo ubaye, ari nako amwegera amukandakanda ahantu hose ngo yumve ko nyine nta kintu abaye. Ati maze ubutaha ujya kujya mu muhanda wabanje kureba neza, dore nk'ubu rwose nari nkugonze, urabona ko rwose wari upfuye neza neza, ubutaha ujye wiyitaho. Naho rero uyu mukobwa nta kintu na kimwe yumvaga, yari ari kureba uyu musore yatwawe, adahumbya, atanyeganyega. Ibi rero byateye ubwoba Zayidi, maze atekereza ko ahari uyu mukobwa ashobora kuba afite ikibazo. Yamufashe rero ku matama yombi, maze atangira kumunyeganyeza, atumize neza. Ladose yabaye nk'ukangutse, ati yego, ati meze neza. Zayidi yaramubwiye atumva nari ngize ubwoba, ni ukuri ujya kwambuka umuhanda rwose wamaze kureba. Yarebye hasi rero abona ko yataye nyine ibyo kurya bye ndetse byamenetse. Yahise amubwira ati niba nta kibazo na kimwe ufite, mbishyura bino byo kurya, ubundi nyine nta kibazo, gusa umbabarire ku bibaye. Naho rero Ladose ati hoya rwose nta mpamvu zo kubyishyura, byihorere. Zayidi rero yaramubajije ati none se nibura nagutwara nyine nkakugeza aho wari ugiye? Ladose yahise amubwira ati kubera ko ibyo kurya bimenetse, keretse nyine untwaye ukangeza aho nkorera, ngafata ibyo kurya bindi maze ukangeza kubona nimbishyiriye nkabibashyira. Zayidi yahise amubwira ati ibyo biroroshye cyane, nta kibazo rwose kirimo habe na gitoya. Yaramutwaye rero, maze bagenda banaganira, ariko ntabwo mu by'ukuri Ladose we yavugaga, kubera ko yarebaga uyu musore ahari agatekereza ko ari kurota.
ariko akumva impumuro ni ya yindi ndetse yanamureba akabona ni wa wundi, gusa nanone agatima kagakubita kuri wa mukobwa bari bari kumwe, akavuga ati nubwo afite umukunzi ariko nibura uyu munsi turavuganye. Bavuye rero muri izo ngendo zose, maze Zayidi abwira Laduse ati hanyuma rero nzagaruka kukureba ndebe ko umeze neza nta kibazo na kimwe wagize, gusa nyine ujye witwararika kandi nanone ugire nyine ibihe byiza. Laduse yaramushimiye gusa byari byamurenze, yabwiye rero inshuti ye noneho uko byagenze, ukuntu uyu munsi ibintu byose byikoze, maze akaba ahuye na wa musore w'inzozi ze. Yamubwiye byose ukuntu bimeze, yari yishimye, yari ari kujya yisetsa, wabonaga rwose ameze nk'aho atari ku isi, gucuruza ntabwo yari ari kubibasha. Uyu mushuti we yaramubwiye ati reka ngucururize kuko nkurikije ukuntu umeze uyu munsi uraza kujya uha abantu ibyo kurya ntubishyuze, cyangwa se uguhaye amafaranga umugarurire menshi kuko ndabona wagira ngo ibitekerezo ntibihari. Laduse atumva nkurikije ukuntu nishimye nta n'ikintu na kimwe nkeneye, amafaranga ntayo nshaka, nta kindi kintu n'iki na kimwe nkeneye kuko ndumva nabonye ibintu byose nifuzaga. Ku rundi ruhande rero papa wa Simayeha wari rwose n'umuyobozi yahamagaye mama wa Zayidi maze amubaza nyine igihe abana babo bazakorera ubukwe. Naho rero mama wa Zayidi yaramubwiye ati mbirimo nta kibazo, umukobwa wawe ni umwana mwiza cyane ku buryo adakwiye kuducika rwose, ubu ngubu mbirimo kandi turabizi ko turi inshuti kuva kera, turaziranye, imiryango yacu iraziranye, rero tugomba gushyingirana byanze bikunze. Wumvaga ko rwose babigize nk'aho ari bizinesi bagomba gukorana. Mama rero wa Zayidi akimara kuva kuri iyi telefone yatangiye kwibaza ukuntu umuhungu we atari kumwumva, nyamara n'ukuntu papa wa Simayeha washaka ko nyine ubu bukwe buba kandi na mama wa Zayidi nibyo yifuzaga. Yarongeye rero nanone ahamagara Zayidi maze amubwira ko noneho ari itegeko atari ukumusaba, ko agomba rwose kubana na Simayeha. Zayidi yaramubwiye ati mama rwose nakubwiye ko ku byerekeranye n'urukundo bwo ntabwo rwose wantegeka ibyo ushaka, ni ngewe gukunda uwo nshaka kuko ni nge nzabana nawe, ubwo rero nanjye wo kwihitiramo. Mama ati oya ntabwo wansuzugura, ni ngewe ngomba kuguhitiramo uwo muzabana kubera ko wowe iyo nkurebye mbona utazi icyiza kuri wowe, ariko njye narakubyaye nzi ibigukwiriye, nzi ibyiza kuri wowe, nzi iby'ingenzi kuri wowe. Zayidi yaramubwiye ati ibindi byose yego nibyo, ariko mu rukundo hoya rwose. Ntabwo rero mama we yigeze abyumva, yumvaga ko rwose uyu mwana we ari kumusuzugura ndetse ibyo ari kumubwira ari byo bigomba gukurikizwa. Sinzi ukuntu rero Zayidi yagiye mu cyumba maze asiga telefone ye hano ku meza. Mama we rero yagiye kubona abona telefone iri gusona, yari Pierrette wari uhamagaye. Mama wa Zayidi yahise ayifata maze ahita yitaba. Pierrette rero acyumva ijwi ry'undi muntu w'umumama nyine yahise amubwira ati none se mushobora kumpa Zayidi, natekerezaga ko ari uri bunyitabe. Mama we ati hanyuma we wa mukobwa we, ni wowe wantwariye umutima umuhungu. Ubwo nyine kano kanya Pierrette yahise yumva yuko uyu nguyu nyine ari mama wa Zayidi. Ati mama, ati se ni mwebwe? Najyaga rwose nifuza kubavugisha kubera ko kenshi cyane najyaga mubwira ngo abansuhurize. Mama rero wa Zayidi yari ari kumubwira nabi ati ngewe nta kintu na kimwe nshaka kumva kubera yuko umuhungu wanjye nta gukunda habe na gatoya, ngo ni wowe ngo uhora ngo umwihomaho. Umuhungu wanjye yarambwiye ngo unuka nk'amatungurusumu, ngo rero ngo ntabwo wavamo umugore mwiza, ngo ndetse nta nubwo akwifuza mu buzima kubera ko yifitiye undi mukobwa bakundana hano, bari hafi gushinga urugo, umukobwa rwose bameranye neza, umukobwa wo muri famiye isobanutse, umukobwa mwiza. Ureke wowe ngo wahoraga nyine umwiyomekaho. Mvira inyuma y'umuhungu kuko rwose nta gukunda habe na gato, ni nayo mpamvu yarampaye iyi telefone ngo nkwitabe kandi nkwiyame. Kano kanya rero Zayidi yahise agaruka avuye mu cyumba yibutse ko yasize telefone ye, maze agiye kuyireba aho yayisize arayibura, ahubwo abonera ku matwi ya mama we, ndetse mama we ari kuvuga amagambo mabi cyane. Yahise ayimwaka maze ashyira ku matwi asanga Pierrette yatangiye kurira kubera agahinda. Atari kose rwose mama kubera iki mu nyanga, mwampuye iki
ko rwose nta kibazo cyanjye ndetse ko nkunda umuhungu wanyu cyane nawe akaba yarankunze. Zayidi rero yabaye nk'uwitaba nyine ahita abwira Pierrette ati sheri. Naho rero Pierrette nta kintu na kimwe yashakaga kumva, noneho kuba mama we yari amaze kumubwira ko ari umuhereje telefone ngo yitabe, nyamara agahita numva koko yari amuri iruhande, yatekereje ko ibyo mama wa Zayidi yari amaze kumubwira ari ibya nyabyo, yahise akupa telefone, maze izindi nshuro zose Zayidi yahamagaye ntabwo Pierrette yigeze yongera kwitaba. Zayidi rero yarababaye maze abwira mama ati ibintu nkoreye ni ibiki, mbwira ibintu wamubwiye byatumye ababara ku buryo adakeneye no kumvugisha. Mama we rero yamusubiriyemo ibintu byose yamubwiye ati namubwiye ko wambwiye ko anuka nka tungurusumu. Zayidi byaramubabaje ati ariko mama, kubera icyo uri kunyivangira mu buzima, kubera icyo uri kunyivangira mu rukundo, kubera iki uri kubaho ubuzima bwanjye nk'aho waretse ngo abe ari jyewe mbubamo? Ntabwo bishoboka ko wayobora ubuzima bwanjye. Yego uri mama wanjye, ariko nanone icyerekeranye n'ubuzima bwanjye n'amarangamutima yanjye, ibyo rwose ni njye bireba, nta wundi muntu n'umwe bireba. Mama we ati uyu mukobwa rero nizere ko akuvuye inyuma kandi birangiye, ahubwo nyine kubera ko ubabaye kubera ibibaye, ndumva icyiza ari uko wahamagara Simayeha maze rwose akazaza kugufasha kwiyakira ndetse rwose akazaza kugufasha gukomera, kuko ndabyumva nyine urababaye, ariko nibura ibi birarangiye. Zayidi yahise amubwira ati ndakwinginze mu bintu wongera kumbwira ntiwongere kumbwira Simayeha, kubera ko niyo ntaba nkundana na Pierrette ntabwo ntekereza ko ari we nakunda. Ibi byose rero bikimara kuba, Zayidi yahise atekereza ko ikintu cyiza yakora ari ugusohoka mu rugo iwabo maze nibura akajya gufata akayaga. Ari mu muhanda agenda rero yibutsa wa mukobwa yagonze, maze ahita atekereza ko ari byiza ko rwose yajya kumureba maze akareba uko ameze. Ubwo nyine yahise afata inzira yerekeza kuri ka resto ka Laduse. Akigerayo Laduse akimubona ava mu modoka yahise areka abakiriya bose yari ari guseriva maze yiruka asanganira nyine uyu musore. Uyu musore rero yahise amubwira ati umeze neza, nari natekereje ko ntagarutse kukureba, narije kureba niba rwose waba umeze neza. Laduse ati meze neza nta kibazo, ndakomeye, gusa nyine yaramubwiye ati ndifuza ko wakwicara maze nkaba naguha amafunguro. Uyu musore rero yaramubwiye ati hoya, meze neza nta kintu na kimwe nshaka, gusa nuko numvaga nshaka kuza kureba, none ndabona umeze neza nta kibazo, ubwo reka ngende, ariko n'ubundi nzongera ngaruke kukureba. Ibi bintu rero byashimishije Laduse, kubona uyu musore aza kumureba aricyo cyonyine cyari kimuzanye, byaramushimishije cyane, ndetse yatangiye noneho kujya yicara agatekereza uyu musore babaye inshuti, bakundanye, basohokanye, mbese yatangiye kureba ibintu bisa nka filime imbere ye, yatangiye rwose kwibona mu rukundo na Zayidi. Iminsi rero yaragiye irashira, Zayidi ahamagara Pierrette ariko ntamwitabe, ndetse rwose indi minsi yaranagiye akuraho telefone yajya anamwohereza mesaje ntasubize. Hanyuma rero umunsi umwe yaramuhamagaye maze yitabwa n'umusore. Uyu musore rero yahise abwira Zayidi atumva nkubwire, ntuzongere guhamagara telefone y'umukunzi wanjye, sinifuza kuzongera kukumva ukundi. Zayidi yagize ngo ararose maze akupa telefone agira ngo hari yari yibeshye nimero. Yongeye kureba n'ubundi asanga byari ibya nyabyo, yari nimero ya nyayo yarahamagaye. Yarongera ayihamagara nanone yitabwa na wa musore. Atumva rero nkubwire, ntuzongere guhamagara umukunzi wanjye ukundi, ndakwiyamye rwose, gerageza uve inyuma y'umukunzi wanjye. Zayidi rero yaramubwiye ati mbabarira umpe Pierrette maze tuvugane. Pierrette yahise afata telefone, nta rindi jambo yigeze abwira Zayidi. Yahise amubwira ati ndakwinginze ntuzongere guhamagara kuri iyi nimero, umukunzi wanjye ntabikunda, ubwo rero rwose ntuzongere kumpamagara cyangwa kunyandikira mesaje. Bahise bamukupa. Zayidi yahise amera nk'umusazi, yahise atangira gukubitagura ku meza, atangira gukubitagura ibikuta, atangira kumera nk'umuntu usaze. Byaramurenze, yumvaga ibi bintu bidashoboka. Yahise ajya kureba mama we rero mu cyumba ati mama, urabona ibintu nkoreye? Urabona ngo uratuma umukunzi wanjye ancika burundu?
tekereza ko yishakiye undi muhungu bakundana kubera ibintu wamukoreye. Mama rwose warampemukiye, gusa ndabona nta kindi gisubizo uretse kuba nasubira mu Bwongereza maze nkajya kureba umukunzi wanjye. Mama we yaramubwiye ati mu Bwongereza wibuka ko ujyayo bwa mbere ari njye nari nahakohereje, none se utekereza ko ariho ho kunshikira noneho? Zayidi rero yaramubwiye ati ndabona rwose gukuba iruhande bitashoboka, ngomba kugenda maze nkajya kureba umukunzi wanjye. Ni nako kandi yahise atangira kwitegura kubera ko yumvaga buri buke ajyayo. Bwarakeye rero afata amavarize maze ajya gushaka pasiporo ye. Yarayishatse arayibura ahantu hose kandi yari azi neza ahantu yayishyize, ariko yarayihashatse arayibura. Mama we rero yinjiye mu cyumba maze ahita amubwira ati ni iyi ngiyi uri gushaka se? Zayidi ati yego, ahubwo nari ntangiye gutekereza ko naba narayitaye. Mama we ati hanyuma rero ukumva iyi pasiporo se nayiguha? Ntabwo nayiguha rwose, niba ukeneye gusubira mu Bwongereza ubwo uzahasubira ujyanye pasiporo wishakiye, naho iyo nagushakiye ntabwo rwose nshobora gutuma uyikoraho, ntabwo ushobora kongera gusubirayo uyikoresheje. Iyi ngiyi ntabwo uzongera kuyikoraho ukundi. Yahise yongera yigira mu cyumba rero ajya kuyibika. Zayidi yumvise abaye nk'umuntu ugiye gusara, yataye umutwe, noneho ibintu byose yumva biramurenze, yabuze icyo gukora maze asohoka n'umujinya mwinshi ahita yicara mu modoka. Yarongeye rero atekereza ahantu yajya kugira ngo nibura aruhuke gatoya. Yahise afata umwanzuro wo kujya n'ubundi kuri ka resto ka Raduse. Yaragiye rero, akigerayo Raduse yahise amwakira nk'ibisanzwe ati none se ngo ushakire ikintu cyo kurya? Naho rero Zayidi ati hoya, ntabwo nshonje habe na gatoya, ahubwo nyine nari mfite ibibazo byinshi, numvaga ntakeneye kuguma mu rugo, maze ntekereje ahantu najya nibura nkaruhuka mu mutwe. Nahise ntekereza hano, niho hanje mu mutwe bwa mbere. Umbabarira ahubwo kuba rwose nje hano mfite ibibazo byinshi. Raduse yahise amubwira ati ngwino. Yamweretse rero ahantu yicara ati ngaho icara ubundi nyine unganirize. Zayidi yaramubwiye ati ibibazo mfite byo rwose sinashobora kubikubwira kubera ko ahari ntabwo ari cyo gihe cyo kubikubwira, ariko nyine ndumva nibura nduhutse kuba navuye mu rugo. Raduse rero yaramubwiye ati mbabarira ngubu two kurya nibura dukeya, wumve n'ukuntu nyine hano duteka, cyangwa nyine kubera uri umusore w'umukire ntabwo nyine ahantu hameze nka gutya mujya muhicara, ibiryo by'ahantu hameze nk'aha ntabwo wabirya. Zayidi rero aramubwiye ati hoya, ntabwo ariko bimeze rwose, gute se ibyo kurya wampa ntabirya? Raduse yahise amubwira ati nibura rero ngaho reka nkuzanire duke. Zayidi yarabyemeye kugira ngo uyu mukobwa atagira ngo yamusuzuguye. Raduse yaragiye amuzanira utwo kurya duke, maze Zayidi atangira gufata nyine kuri aya mafunguro. Yaratangaye kubera ukuntu byari bimeze. Yaramubajije ati none se ibi byo kurya nibo babitetse? Raduse ati cyane. Ati sinabikubwiye se ko biba bimeze neza? Zayidi rero yahise amubwira ati cyakoze ndakwishyura kubera ko ni ukuri ibi byo kurya umpaye birandyoheye, nizere ko rwose ntari kubirira ubuntu. Raduse yahise amubwira ati hoya, ntabwo ushobora kunyishyura, nibyo nkwakirije, ibyo ni nko kuguha karibu kubera yuko wari ufite ahantu henshi cyane ho kujya, ariko kuba watekereje ko hano iwanjye haciriritse gutya ariho hantu waza kuruhukira ni iby'icyubahiro kuri njyewe. Ndakubwiza ukuri ndumva binshimishije. Ubwo rero ibyo bifate rwose nk'aho nakwakiriye kubera ko nanezerewe kuba waje hano, kuba ari hano hantu wahisemo. Zayidi ati ahubwo ni njyewe wanezerewe kuba rwose wanyakiriye ndetse ukaba wamfashije gutuza, ntabwo nari meze neza sinkubeshye. Batangiye rero kuganira, maze nyine uyu musore atangira kuganiriza Raduse ndetse rwose bavugana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yabashije rero Raduse ati none se kubera iki nyine wahisemo kuza gukora bino bintu? Ni ukubera wari uzi guteka cyane? Niryo shuri wize? Naho Raduse ati hoya, nta nubwo nize ibintu byo guteka, ahubwo nize nyine ibintu byerekeranye n'icungamutungo. Yamubwiye kaminuza yizeho, maze uyu musore aratungurwa ati none ukaba uri hano? Raduse ati yego, naragerageje gushaka akazi rwose inshuro nyinshi ndetse nta nubwo ari uko nakaburaga, ahubwo ababosi bose uwo nasabaga akazi yabaga ashaka ko hari ikindi kintu namuha kugira ngo ampe ako kazi, kandi ntabwo nari mbishoboye. Nyamara nagerageje ahantu henshi hose nsanga niko bimeze.
bose bashakaga ruswa y'igitsina, nyamara njyewe ntabwo ari uko byari bimeze. Hanyuma rero namaze kubona ananiwe, mbona bose bashaka ibintu bimwe kandi ntashoboye kubitanga, ntekereza ikindi kintu nakora. Ku bw'amahirwe nibutse yuko nzi guteka kandi nshobora kubibyaza umusaruro. Nuko rero natangiye gukora kano ka resto, maze rwose ntangira kwishakira amafaranga, kandi Imana yampaye umugisha kuko ubu mbayeho nishyura inzu, nkarya nkanambara. Ibyo birabaye. Zayidi rero amubwira ati ntabwo wakumva ukuntu ibyo bintu mbikubahiye, ntiwakumva ukuntu ibyo bintu mbigukundiye. Ni abakobwa bakeya babasha kwihanganira icyo kintu, ni abakobwa bake kandi batakora icyo ngicyo basabwaga, ariko wowe rwose wabaye umukobwa uzi gufata icyemezo. Ni ukuri ndabigukundiye kandi nshimishijwe n'ukuntu nyine wiyubaha. Uyu munsi baraganiriye umwanya munini cyane rwose, maze ku mugoroba Zayidi rero yabwiye uyu mukobwa ati hanyuma rero dore nyine twatindanye cyane, none ndifuza kuba nagutahana maze nkakugeza mu rugo. Laduse rero yarabimwemereye, maze Zayidi aramuherekeza. Bageze imbere yo kwa Laduse rero, maze Zayidi aramubaza ati ni hano utuye se? Laduse ati yego. Laduse ati none se gutangaye urabona ari habi cyane? Ati nyamara ntabwo rwose ari habi cyane. Zayidi ati hoya. Ati none se hari ibyo mvuze? Laduse ati ariko ukuntu nyine ugaragaye mu maso bisa nkaho ari ibyo uri gutekereza nubwo utabivuze. Zayidi ati hoya, ntabwo ariko bimeze. Ati ahubwo se hano uhaba wenyine? Laduse ati yego, mba mu nzu ya njyenyine, ariko nanone ni igipangu kirimo abantu benshi, nta bwoba rwose njya ngira, nyine habamo abantu batandukanye. Zayidi rero yaramubwiye ati ni nkunze ko rwose menya aho utaha, nkaba nzi neza n'aho ukorera. Naho Laduse ati urakoze cyane kuba untahanye kandi wanakoze kunganiriza. Zayidi ati ahubwo niwe wakoze, kubera ko rwose uyu munsi iyo nza kuba ntaziranye nawe sinzi aho nari kuba nagiye. Wakoze cyane, watumye ibyari umunsi mubi nari nagize ahubwo bimviramo kuba rwose nagize ibihe byiza. Basezeranyeho rero, maze Laduse arataha. Gusa ibirenge ntibyari biri gufata hasi kubera ukuntu yari yishimye. Undi munsi rero Zayidi yagarutse kureba Laduse, maze ahita amubwira ati mbabarire kuba naje ntaguhamagaye. Urumva nibutse yuko ntigeze njyana nimero zawe, ariko uyu munsi nizere ko noneho ndi butahe nzitahanye, maze rwose nkazajya nguhamagara. Laduse rero yahise amubwira ati rega nta telefone mfite, telefone nari mfite mu minsi yashize yaguye mu mazi maze yanga kongera kwaka. None rero ubu ndi kwegeranya amafaranga kugira ngo nzagure iyindi, gusa nyine mu gihe gito nzaba nyifite. Gusa ndashaka kuzagura noneho telefone nziza ho gakeya, kubera yuko hari umushuti wanjye wambwiye ngo nzagure telefone ifotora kugira ngo nzajye mfotora bino bintu byose, maze ntangire no gucuruza online ngo njye mbishyira no kuri IG. Ubwo rero urumva ko ngomba kuzagura nyine telefone ifatika noneho. Zayidi rero amubwira ati yego rwose icyo gitekerezo nicyo. Ubwo rero bishatse kuvuga yuko ukeneye telefone uko byagenda kose? Laduse ati yego ndayikeneye, ariko ndi gusevinga nyine kugira ngo rwose mbashe kuyibona. Humura mu minsi itarambiranye uzaza maze nguhe nimero yanjye, nzaba narayiguze. Uyu munsi rero nabwo Zayidi nk'ibisanzwe yaraje yifatira amafunguro, maze n'ubundi bariganirira, dore ko nyine bari bamaze kuba noneho rwose inshuti. Uyu munsi rero kandi Laduse yabajije Zayidi ati ariko se wa munsi uheruka hano ko rwose utari wishimye, wari wabaye iki? Byarakunaniye kumbwira icyo wabaye, ariko ntakubeshye nakomeje kugira amatsiko. Zayidi rero amubwiye ati biba ari ibibazo, nk'ubu rwose mama ashaka kunshingira umukobwa kandi njyewe ntashaka. Mba numva umukobwa tugomba kuzabana ari njye ngomba kuzaba namwihitiyemo ndetse nkaba nanamwikundiye, ariko mama we rwose ashaka nyine kumpa uwo ashaka. Laduse yahise amubaza ati none se uwo mukundana ni wa wundi nababonanye muri siporo? Zayidi rero yahise ahindukira ati wigeze umubonana n'umukobwa se muri siporo? Ati ushatse kumbwira se ko wari unzi mbere yuko duhura? Laduse ati ibyo tubyihorere. Naho rero Zayidi ati ibyo nta nubwo ari n'ikibazo gihangayikishije. Ati uriya nyine watuboranye turi muri siporo yitwa Simayeha,
hanyuma rero ababyeyi be ni inshuti za mama wanjye rero yifuza ko ari we nashaka kandi rwose simukunda habe na gatoya. Kano kanya rero Laduse yatunguwe no kumva ko ahubwo wa wundi watumye afuha batanamukunda habe na gatoya. Laduse rero yahise amubwira ati gusa ibyo uvuga nibyo, ni byiza rwose kubana n'umuntu wihitiyemo, ni nabwo ubasha kwihangana iyo hagize ikitagenda neza, gusa buhoro buhoro na mama wawe azabyumva kuko ndakeka ari umubyeyi mwiza kandi uzi ko rwose umwana agomba nawe kubaho ubuzima bwe uko abushaka. Bakomeje no kuganira ndetse rwose uyu musore abwira nyine Laduse ukuntu mama we ari we wamutandukanyije n'umukunzi we yakundaga, bari bamaranye imyaka myinshi maze uwo mukunzi we agahita yishakira undi bakundana. Laduse yahise amubwira ati ariko nawe impamvu yahise ashaka undi bakundana ako kanya nuko buriya atari uwawe kandi ntibikubabaze, humura rwose uwawe azaza. Nyamara Laduse we yumvaga ari kwishima kubera ko yari ari kugenda yifatira amakuru neza maze akamenya ko uyu musore bisa nkaho nta muntu ari gukunda muri kino gihe. Byari byiza rero kuri Laduse nubwo yakundaga uyu musore cyane, nanone atamwifurizaga kuba rwose hari ikintu na kimwe cyamubabaza. Mama rero wa Zayidi yongeye guhamagara Simayiha maze aramubwira ati rero urabona ko nyine wari uduteye ubwoba yavuye mu nzira, hanyuma ndifuza ko noneho wazaza maze ukongera ukagerageza nyine gusubiza Zayidi ku murongo. Ndakeka noneho bizacamo neza kuko ubu rwose nta wundi muntu n'umwe ukubereye mu nzira. Simayiha rero nawe yabyumvaga vuba cyane, yahise aza rwose bidatinze, nta n'umunsi yacishijemo, gusa n'ubundi yaraje asanga ni kwa kundi, nta kintu na kimwe kigeze gihinduka kuri Zayidi. Mama rero wa Zayidi we rwose yabonye bitari kuvamo maze noneho atangira kubwira Zayidi ati ariko se ufite ikihe kibazo ubundi ko mbona rwose ibintu nkubwira udashaka kubyumva, ntabwo rwose ukeneye kumva inama za mama wawe. Zayidi ati mama nakubwiye ko byose nzabyumvira uretse ibyerekeranye n'urukundo, tekereza ko n'uyu munsi nta muntu n'umwe dukundana, ariko n'ubundi ntekereza kuri Simayiha ngasanga rwose nta n'agakundo n'akari kure, ndetse rwose nta nubwo nshobora no kumubeshya ko mukunda. Zayidi rero we yisubiriye kwa Laduse maze bicaye n'ubundi bari kwiganirira. Zayidi yaramubwiye ati ariko ni ukuri sinzi impamvu uriya mukobwa nawe atumva, namubwiye ko ntamukunda ariko n'ubundi nawe arakomeza akanyiruka inyuma. Laduse rero yahise amubwira ati rega ntabwo ni ukuri wamurenganya kubera ko uri umusore mwiza, ndakubwiza ukuri uri inzozi z'abakobwa benshi cyane. Zayidi rero yahise ahindukira aramubwira ati inzozi z'abakobwa benshi, nawe se uba wumva wifuza ko naba uwawe? Laduse rero yahise amubwira ati ntabwo wakumva inshuro zose ahita yikupa ntiyabirangiza, maze Zayidi ahita amuhindukirana ati mbwira rwose ikintu wari ugiye kumbwira, ndakwinginze mbabarira umbwire. Laduse ati yego nanjye rwose mba nifuza ko waba uwanjye, ndagukunda cyane ndetse rwose ntiwakumva inshuro zose naba narifuje kuba navugana nawe. Zayidi ati none se na kera kose wari unzi? Laduse ati cyane, nagukunze umunsi wa mbere nkubona, parufe yawe yarampumuriye maze nkomeza kumva impumuro ahantu hose nabaga ndi, natangiye kugushakisha ahantu hose kuva uwo munsi kugeza undi munsi twongeye guhura. Ndakubwiza ukuri kuvugana nawe byantwaye imbaraga. Kano kanya rero Zayidi yaratunguwe maze ahita amubwira ati ikintu kibabaje ni uko nanjye nagukunze kera ariko ngatinya kubikubwira kuko nabonaga hari wagira ngo ndashaka kuguprofita, ariko naragukunze kandi cyane. Aba bombi rero bahise bahoberana maze rwose batangira noneho kubwirana ukuntu bose bakundana. Ibyishimo rero byari byose. Uyu munsi rero Zayidi yaratashye ndetse na Laduse arataha, ariko buri umwe ku ruhande rwe yumvaga rwose ameze nk'aho yibereye mu ijoro ritoya, buri wese yumvaga atakiri ku isi. Zayidi yari yishimye, yatashye agenda yisetsa ku buryo yageze iwabo bakajya babona ntabwo rwose bazi icyo yabaye, nyamara byasaga nk'aho atari kubareba.
Mama rero wa Zayidi yaramubajije ati none se washimishijwe n'iki? Zayidi ati ntabwo rwose ari ngombwa kubikubwira kuko n'ubundi mbikubwiye ntiwabyumva, kubera ko n'ubundi ibintu byanjye wumva rwose ni bikeya, gusa uyu munsi ndishimye kandi sinifuza umuntu uri buze kwangiza ibi byishimo mfite. Bwarakeye rero asubira kureba Laduse. Uyu munsi yagiye nyine amushyiriye telefone nziza cyane. Yaramubwiye ati nkuzaniye rero telefone kubera ko numvaga uyishaka cyane, noneho kandi iyi telefone irafotora neza ku buryo rwose uzajya ubasha noneho gufotora ibyo kurya byawe bigaragara neza maze ukabasha kubipostinga. Ndakeka ugiye kuzabona noneho abakiriya benshi. Laduse rero yarayihambuye maze akikubita amaso yahise abwira Zayidi ati iyi telefone irahenze cyane, nta nubwo rwose iri muri telefone najyaga ndota kuzatunga, gusa nyine urakoze cyane. Barahoberanye n'ubundi ibyishimo nyine byari byose kandi byari bikomeje hagati y'aba bombi. Baricaye rero n'ubundi Zayidi ari gufata amafunguro, dore ko ari aha yari asigaye afatira amafunguro, maze Laduse ahita amubwira ati ni ukuri mba nishimye iyo waje gufatira amafunguro hano. Naho Zayidi ati ariko se ubundi nkwibarize, ibi byo kurya mu by'ukuri ibanga ni irihe rituma biryoha gutya? Laduse ati ibanga nta rindi ni urukundo, mbitekana urukundo, noneho iyo mbitetse nzi ko ari wowe uri buze kubiryaho byo rwose biba ari ubundi mwihariko. Zayidi rero yarasetse ndetse rwose aramushimira. Yaramubwiye ati ariko ubundi ko numva nifuza gushyira imigabane muri iyi bizinesi yawe, kubera ko iyi bizinesi yawe nabonye ari nziza kandi nabonye yakunguka. Laduse ati nibyo se? Naho Zayidi ati yego, gusa nyine ndifuza ko noneho twakora nyine resto nini yiyubashye, ariko n'ubundi ugakomeza ukitegurira aya mafunguro yawe, ariko noneho muri resto nyine yiyubashye ku buryo hazajya haza abantu batandukanye maze rwose bakaza gufatira aya mafunguro. Laduse ati none se koko ibyo bintu wabikora? Zayidi ati cyane, ndabishaka cyane rwose, ahubwo nyine utangire unkorera akarisite k'ibintu byose bikenewe, ubundi dutangire tubitekerezeho maze tube twabikora. Ndabibona ko bizinesi yawe rwose yakunguka kandi cyane. Laduse rero yarishimye maze yongera guhobera uyu musore. Buri kintu cyose cyiza yamubwiraga yaramuhoberaga, maze rwose Zayidi nawe akabikunda kubi. Iminsi rero yagiye ikurikira, Zayidi yahoraga yigira nyine ahangaha kwa Laduse, maze akaba ariho yifatira n'amafunguro, mbese bari basigaye biriranwa. Hanyuma rero Simayira yatekereje ikintu uyu musore asigaye yirirwamo gituma buri gihe aba yagiye agataha adashaka gufata amafunguro, mbese atakikoza mu rugo, maze atangira kuzajya amukurikira. Umunsi umwe rero yaramukurikiye maze abona uyu musore araje yicaye aho ngaho n'uyu mukobwa, ndetse batangira gusomana aho ku muhanda, ari nako basangira batamikana. Yabonaga ko rwose bari mu rukundo. Yatangiye rero kubafata amafoto, maze aya mafoto ayashyira mama wa Zayidi. Mama wa Zayidi agikubita amaso aya mafoto yaramubwiye ati ariko ahari ubanza rwose atari ibya nyabyo, umwana wanjye ntabwo yakora ibi bintu, ntabwo yakwicisha bugufi bigeze ahangaha. Uwo batandukanye yari umuzungukazi, nawe urabona ko uri umwana w'umuyobozi kandi byaramunaniye kugukunda, none se wowe gute yakunda uriya mukobwa ucuruza ibyo kurya ku muhanda? Ntabwo byashoboka. Ahari kubera ukuntu umwana wanjye ari umunyempuhwe, birashoboka ko baba bari kumwe kubera ko nyine aba afite ibyo ari kumufasha. Naho rero Simayira ati hoya ntabwo ariko bimeze, barakundana kandi ubona nyine bari no gusomana. Bakiri muri ibi rero Zayidi yahise yinjira. Mama we yahise amubwira ati haba hari ikintu ushaka kumbwira? Zayidi ati ntacyo, kubera ko nicyo nakubwira ntabwo wacyumva. Mama we yatangiye kumubaza ati none se ni ibya nyabyo koko ukundana n'uriya mukobwa ucuruza ku muhanda? Zayidi ati yego, ndamukunda n'umutima wanjye wose, kandi noneho nizere ko rwose utazongera kubijyamo hagati. Wambwiye ko wa wundi wamwanze kubera ko ari umuzungu, uyu noneho we ni uwo mu gihugu cyacu, ndamukunda birenze. Mama ati noneho rwose urananiye, ndabona udakeneye kumva. Nakubwiye ko nta wundi mukobwa n'umwe nshaka atari Simayira. Niba rero atari uko bikwiye kugenda, ndifuza ko rwose wamvira mu rugo kuko ndabona
njye nawe tutacyumvikana. Yumvaga ahari ari kumutera ubwoba, akumva ko Zayidi niyumva ko bamwirukanye mu rugo ahari ari buhindure ibitekerezo. Zayidi yahise amubwira ati nta kibazo rwose, nanjye nabonaga ari cyo gihe kugira ngo nkuvire mu rugo, kubera ko ndabona udakeneye ko twumvikana, ndetse rwose nta kintu cyanjye na kimwe ukeneye kumva. Bari bamaze gushwana mu buryo bugaragara. Baketse ko rero bishoboka ko rwose ari imikino, ariko nta mikino yari irimo, kubera ko Zayidi yahise azinga ibintu bye byose, maze azinga amavarize. Yahise asohoka. Mama we ati koko se uragiye? Zayidi ati cyane, sigara mu rugo rwawe kubera ko ntabwo ukinkeneye. Yaragiye rero maze ajya gukomanga kwa Laduse. Laduse amukubise amaso ati kubera iki se ufite n'amavarize? Zayidi rero yatangiye kumubwira byose ukuntu byagenze, maze amubwira ko rwose mama we adakeneye kumwumva habe na gatoya. Laduse yaramubwira ati ariko ni ukuri, ukwiriye rwose kumva mama wawe, kubera ko mama wawe ntakwanga. Ntabwo ari byiza yuko wava mu rugo gutyo gusa. Zayidi yaramubwira ati mbabarira, nkeneye kuruhuka, keretse niba utari bwemere kuncumbikira. Laduse ati urabizi ko rwose ibyo byo ntabikora, ntabwo nareka kugucumbikira. Yamuhaye karibu rero, maze yinjira mu nzu. Nyine batangira kuganira bari mu nzu. Guhera rero uyu munsi Zayidi nyine yararaga hano kwa Laduse, maze bugacya bakajyana kuri Kristo bakajya gukora akazi nyine nk'ibisanzwe. Nyuma y'umunsi umwe rero Zayidi yaramubwiye ati hanyuma rero ndifuza ko nyine noneho twatangira gupangira ya business yacu neza, ariko mbere ya byose ndashaka kuguha amafaranga make, maze nyine ukaba ushatse utundi tuntu uba wongeyemo hariya. Laduse rero yaramubwiye ati yego. Zayidi agiye kumwoherereza yasanze konti ze zose nta n'imwe iri gukora. Yarumiwe, maze atangira guhamagara nyine jera wa banki. Jera wa banki yahise amubwira ati mama wawe yavuze ko amakonti yawe yose tugomba kuyafunga. Zayidi rero yarumiwe, yahise abwira Laduse ati turapfuye noneho, nta faranga n'iri na rimwe dusigaranye, kubera ko mama yafungishije amakonti yanjye yose. Bagiye rero ku kazi, nyamara batunguwe no gusanga ibintu byabo byose babimenaguye, babinyanyagije, kubera ko mama nyine wa Zayidi yari yohereje abantu kugira ngo bajye kubinyanyagiza noneho byose babimene. Laduse noneho yari ari kurira nk'agahinja, dore ko nta kintu n'ikinamba bari basigaranye, kubera ko n'amafaranga bakoreshaga hano ibintu byose bari babimenye, ntabwo bari kongera kubona igishoro. Mbese byari bibi cyane. Baratashye rero bajya mu rugo. Laduse yari ari kurira, naho rero Zayidi nawe ari gutekereza icyo gukora, ariko mu by'ukuri nta gisubizo namba yari afite. Laduse rero yaramubwiye ati ahubwo se kubera iki ntagurisha iyi telefone maze tukongera kubonamo igishoro? Zayidi yaramubwiye ati hoya, iyo ni impano naguhaye kandi ntabwo ugomba kuyigurisha. Ahubwo nyine ubwo Zayidi yari abonye igitekerezo, kuko yari afite telefone ihenze cyane. Yahise ahamagara rero umusore yari azi ko yajyaga agura amatelefone, maze amusaba ko yamuzanira agatelefone ka make, ubundi nyine akamugurira iyo yari afite. Ni nako byagenze. Iyo yari afite barayiguze, maze bamuha amafaranga, ariko bamuha n'agatelefone gaciriritse. Aya mafaranga rero yahise ayashyira nyine Laduse, maze amusaba ko bakongera bagatangira gukora ariko biciriritse, bya bindi nyine n'ubundi nk'ibyo bakoraga. Kuri iyi nshuro noneho ibyo kurya barabitemberezaga, kubera ko intebe abantu bicaragaho n'ubundi zose bari barazangije. Simayeha rero we ntabwo yigeze atuza, kubera ko yakomeje gushakisha noneho Zayidi, kubera ko ntabwo yari akimubona. Urumva hahandi bakoreraga ntibari bacyakorera, yari yarayobewe irengero. Ariko umunsi umwe yaje kubabona nyine bari mu muhanda, bari kugenda batwaye ingorofani iriho ibyo kurya, bagenda nyine bavuga ko bacuruza ibyo kurya, ari nako abakiriya bagenda bagura. Hanyuma rero uyu munsi yafashe telefone, maze atangira kubakamera aho bari bari gucuruza. Mu kanya gato rero haje umukiriya wari uri kwiyenza, dore ko ngo yari ari gushaka nimero za Laduse. Yakomeje kubiyenzaho rero, maze birangira binaniye kwihangana. Zayidi atangira kurwana n'uyu musore, bararwanye. Zayidi aramukubita hafi kumwica, nyamara na kano kanya uyu mukobwa yari akiri gufata videwo y'ibyari biri kuba byose.
Nyamara rero Laduse wari ufite ubwoba bwinshi yari ari kuvuza induru, ari nako kandi ari gutabara nyine Zayidi, wabonaga ahangayitse, wabonaga afite ubwoba bwinshi, mbese wabonaga umutima wamuvuyemo. Hanyuma rero baratashye, maze Laduse abwira Zayidi ati ibintu wakoze uyu munsi sinigeze mbikunda habe na gatoya, tekereza uriya muntu iyo umukubita ukamwica bari kugufunga. Zayidi ati ariko njyewe ntabwo njya numva ukuntu umuntu akubahuka, simba nshaka umuntu n'umwe ukwegera cyangwa ukwiyenzaho, ndakubwiza ukuri nabuze controle, nanjye sinzi uko byagenze, gusa umbabarire. Nyamara nubwo bari bari guca muri ibi byose, ariko n'ubundi urukundo rwari rwose. Zayidi ntabwo yahwemaga kubwira Laduse ko amukunda, Laduse nawe akamubwira ko amukunda kandi cyane. Mbese kuba rwose nta kintu Zayidi yari afite, nta kintu na kimwe byari bitwaye Laduse, mbese bari biryoherewe n'ubuzima bibereyemo. Uyu mukobwa rero nawe yatahanye ya video yari yafashe, maze aragenda ahamagara mama wa Zayidi ati ngwino nkwereke amakuru ashyushye. Yatangiye kumwereka iyi video ati ndebera, ati burya umuhungu wawe ni igicucu, nta bwenge agira, ndebera rwose ibintu yirirwamo ari no guseka, ubona ameze rwose nkaho ari komedi ari kwirebera. Mama wa Zayidi rero yarebye iyi video maze agahinda karamwica, yarahindukiye areba Simeya. Yarahindukiye maze areba Simayeha, asanga uyu mukobwa ari kwisekera, mbese wagira ngo ni ibintu bishimishije, n'ukuntu nyamara byari bibabaje ukuntu byari byatangiye ari gutwara ingorofani, noneho bikarangira ari kurwana mu muhanda, umwana wo mu bakire utarigeze aba muri buno buzima. Mama rero wa Zayidi yahise abwira Simayeha ati ariko wa mukobwa we uba muzima, uzi ko nta mutima ugira, uri guseka, ubu urabona ibi bintu bisekeje. Uyu mukobwa we yakomeje guseka ati birasekeje rwose, ati urabona ukuntu uyu muhungu wawe aba ari kurwana, ati cyakoze nta ndera agira wagira ngo ntiyarezwe. Noneho kano kanya mama wa Zayidi yumvise ko uyu mukobwa ari no kumutuka, yahise amubwira ati ariko wa mukobwa utangiye no kunyubahuka, ati gusa nta nubwo nari nzi ko rwose ari ukumeze, ati ubundi umuntu ukunda umuntu ntajya yishimira ko ari mu byago, wakabaye ubabaye ndetse ukaba uhangayikishijwe n'ibiri kuba ku mwana wanjye, ariko wowe biragushekeje nkaho rwose utigeze umukunda, utigeze unamuhangayikira. Ubundi iki nicyo bita urukundo. Urabona ukuntu yemeye akicwa n'izuba akarwana ari kurwanirira umukunzi we. Niba warebye neza muri iyi video wabonye ukuntu uyu mukobwa ari kurwanirira Zayidi, wamubonye ukuntu ahangayitse ari kuvuza induru kugira ngo batabare, wabibonye. Ubundi iki nicyo bita urukundo. Umuntu ugukunda ahora aguhangayikiye. Nyamara burya bwose nari naribeshye kuba naraguhitiyemo umuhungu wanjye, niyo mpamvu yahoraga kwanga inshuro zose. Yarabibonaga ko utazaba umugore mwiza, kandi nanjye kano kanya ndabibonye rwose ko utari umugore ukwiriye umuhungu wanjye. Dore umugore wari umukwiriye ni uriya n'ubundi yarwaniriye, kubera ko yakomeje kumukunda no mu bukene bwe, yakomeje kumuba hafi n'igihe ntacyo yari afite. Ikigaragara cyo nuko uriya mukobwa atigeze akunda umuhungu wanjye kubera amafaranga, ahubwo nyine yamukunze uko ari kandi amukunda urukundo nyarukundo. Ahubwo rwose urakoze kuba nkuye ibikarito ku maso, kubera ko nahoraga ameze nkaho mfukiranye ntekereza ko ari we mukazana mwiza, ariko nyamara umukazana mwiza wowe ubwawe uramunyiyerekeye. Yahise amubwira ati ndifuza ko wafata ibintu byawe byose maze ukamvira mu rugo, kuko rwose nta mukazana ukurimo, kandi ndicuza kuba narabangamiye umwana wanjye kubera wowe. Ariko ntacyo, ibi byose byatumye aba umugabo nyamugabo ndetse bimuyobora ku rukundo rw'ubuzima bwe. Yirukanye uyu mukobwa rero kubera ukuntu yari ababaye afite n'agahinda. Yahise afata inzira maze ajya nyine ha hantu bakoreraga, yatangiriye kugenda abaririza ahantu abangaba baba. Bamubwiye rero ko ibintu byose noneho basigaye babicuruza babigendana. Yagiye kubona rero abona barahise n'ingorofani bagenda nyine bihamagarira abakiriya, dore ko nyine byari ibisanzwe byabo, bagendaga basakuza ahantu hose banyuraga. Yagiye rero yegera ingorofani maze Laduse atangira kumubaza ati none se mwaba mushaka ibyo kurya? Yanamusekeraga rwose amubaza icyo yamuha n'umutima mwiza cyane yanamwubashye. Uyu mumama rero yaracecetse maze ahamagara nyine Zayidi ati twavugana.
Zayidi yaraje aramubaza ati murashaka ibyo kurya tubahe ibiki n'ibiki. Yabimubwiraga nk'aho rwose bataziranye ndetse batigeze banamenyana. Mama we rero yashatse kurira kubera ukuntu yabonaga umwana we rwose atakimukunda ndetse atanakimwitaho habe na gatoya. Yakomeje kumwinginga maze biba ngombwa ko abwira Laduse uwo ari we kugira ngo nibura amufashe kwinginga Zayidi. Laduse rero noneho yumvise ko ari mama wa Zayidi maze ahita atangira kumwubaha kurenza uko yari yamwubashye. Yahise rero atangira kubwira Zayidi ati ariko emerera mama wawe muvugane, kubera ko kuba yakoze urugendo rwo kuza kukureba ntutekereze ko rwose atari igikorwa gikomeye. Mama wabo rero yabasabye ko baza maze bakajyana iwe ubundi bakaganira. Barabyemeye, baragiye rero bicara muri salo maze nyine atangira kubaganiriza. Yabwiye rero Laduse ati mbere ya byose ndagushimiye. Laduse ati ngewe se? Naho mama wa Zayidi ati cyane. Ati urumva mbere nari nkurakariye, natekerezaga ko ari wowe utumye ndi mu mubabaro, ariko nyamara naje gusanga ahubwo ari wowe wamfashije guhindura umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye wundi mbere nabonaga rwose wagira ngo ntazi no kwifatira icyemezo, nabonaga nta kintu na kimwe yishoboje, ariko nyamara kubw'urukundo rwawe yaragiye arakomera maze abasha gufata imyanzuro ndetse abasha no kwirwanaho nta wundi muntu n'umwe uhari. Konte ze narazifunze ngira ngo azaza kunsaba imbabazi, ariko ntiyigeze aza kubera ukuntu yagukundaga. Yakomeje kurwana kandi rwose urabona ko mwari mumeze neza nta kibazo namba mufite. Hanyuma rero rwose ndagushimiye kubw'ibyo wakoze byose. Zayidi rero yatangiye guseka ati none se mama, noneho utangiye kubona yuko amahitamo yanjye yari aya nyayo? Utangiye kubona ko nahisemo neza? Mama we ati cyane mwana wanjye, wahisemo neza, uyu niwe mukazana nari nkeneye, uru ni rwo rukundo wari ukeneye. Mbese umbabarire ku byabaye byose, gusa wumve ko uyu mukobwa wahisemo ni byose, ni mwiza, ni umunyabwenge kandi aragukunda bya nyabyo. Kano kanya rwose ndabashyigikiye kandi mbahaye umugisha, ndetse amakonti yawe yose nari narafunze narayafunguye, kandi ikindi noneho nagushyiriyeho n'amafaranga menshi. Muzakora ibyo mushaka byose, uzayakoresha uko ubyumva kuko uri mu biganza byiza. Barishimye rero maze bose batangira kuza guhobera uyu mubyeyi. Yahise rero abwira Laduse ati wowe rero Laduse, ndifuza kugutera inkunga maze noneho ugakora resto ya nyayo, kubera ko umuhungu wanjye yakundaga kumbwira yuko uteka ibyo kurya biryoshye ndetse rwose ntabwo yari agifata n'amafunguro mu rugo. Hanyuma rero ndashaka kuguha miliyoni 50 ukazakora resto y'inzozi zawe ushaka, ukayishyiramo ibyo ushaka, ubundi nyine ugatera imbere. Laduse byaramurenze maze ahobera mama wa Zayidi, yaramushimiraga ntibishire. Zayidi rero yashimiye mama we ko nawe rwose noneho ashyigikiye amahitamo ye. Ibyishimo rero byari byose, maze mama wa Zayidi yahise amubwira ati ahubwo se murateganya kunyereka ibirori ryari? Zayidi ati n'ejo bishatse nta kibazo kuko twe turiteguye. Yarasetse maze nabo bararebana barongera barahoberana. Zayidi yahise abwira Laduse ati ndagukunda, na kano kanya bibaye ngombwa rwose twahita twibanira. Naho Laduse ati nanjye ubinsabye kano kanya nahita nkubwira ngo ndabyemeye. Barongeye barahoberana maze rwose bihita bisa nkaho n'ubundi Zayidi amaze guporopoza Laduse. Mama wabo rero yarishimye maze arababwira ati bana banjye ndabishimiye rwose kandi mwumve ko mbashyigikiye kuri buri kimwe cyose. Mama wa Zayidi rero yahise ababwira ati gusa ntabwo ndi bureke mwongera kugenda kubera ko sinkeneye gukomeza kwibana muri iki kizu, mwese mugomba kuguma hano. Bose rero barabyemeye maze Zayidi ndetse n'uyu mukunzi we bahise batangira gupanga noneho resto bagomba gukora ya yindi y'inzozi zabo n'ubundi bari barapanze. Batangiye gushaka inzu ahantu bagomba kuyikora, maze rwose ntibyatinze inzu barayibonye, batangira resto. Noneho yari ya yindi nyine iriramo abantu biyubashye gusa, ariko nanone na ba bantu baciriritse nabo rwose bazaga muri iyi resto maze bakibonamo, kubera ko Laduse yabwiye Zayidi ati aho natangiriye sinshobora kuhibagirwa, ndetse n'ababaye abakiriya banjye ba mbere
nabo rwose sinshobora kubibagirwa. Gusa rero Ladus yagiye kureba wa mushuti we maze amubwira ko nta kibazo ibintu bye byose noneho yabifata ndetse na ya bizinesi akayikomereza kubera ko we nyine yagiye gukorera noneho mu yindi resto. Uyu mushuti we byaramushimishije ndetse yanejejwe no kuba rwose Ladus ari mu rukundo n'umusore umwe rukumbi yakunze. Uko rero bakoraga akazi ni nako kandi bari baratangiye gutegura ubukwe bwabo kubera ko ntabwo bifuzaga ko noneho ibi bintu byatinda. Umugisha wa kibyeyi bari bawufite ndetse noneho n'ubuzima bwiza kano kanya bari babufite. Ntibyatinze rero umunsi w'ubukwe bwabo wageze. Wari umunsi w'ibyishimo kuri bose ndetse rwose wari umunsi w'umunezero no ku mubyeyi wabo wifuzaga kubona nyine abana be, dore ko ariko yabitaga bombi bamaze kubana. Uyu munsi rero ku munsi w'ubukwe Ladus yasabye ko rwose bamuha ijambo. Yafashe ijambo rero maze atangira kubwira abantu bose bari babatahiye ubukwe ukuntu ari we witereteye uyu musore, ukuntu yamukunze ndetse ababwira inzira yabo yose y'urukundo, ukuntu yamwirukaga inyuma, ukuntu yamutegerezaga. Abantu bose barumiwe dore ko rwose bumvaga iyi nkuru yabo ari inkuru itangaje. Yababwiye rero byose maze abantu bose baravuga bati cyakoze inkuru yanyu iratangaje, mwakabaye muyandikamo igitabo. Ariko nanone icyo tumenya ni kimwe, ni uko urukundo buri gihe cyose rutsinda. Zayidi rero akimara kumva uyu mugore we amaze kuvuga ibi bintu byose yahise amuhobera maze aramubwira ati ariko mbere ya byose ninjye nateye intambwe ya mbere kukubwira ko ngukunda kandi n'ubundi ndagukunda, nzahora ngukunda, gusa wumve ko uri umugore w'inzozi zanjye. Abantu bose bari bari hano rero bari bari gusakuza bakoma mu mashyi dore ko byari byabarenze. Ladus yahise amubwira ati nanjye ndagukunda kandi cyane, tekereza ko nagukunze nkikukubita ijisho, nahise mbona ko ari wowe ukwiye kuba umugabo wanjye nubwo ntabonaga inzira byanyuramo, ariko rwose nabonaga ko ari wowe nkora ndota. Barongeye rero barahoberana, mama wabo yarishimye maze ahita ababwira ati bana banjye mbahaye umugisha mpora mbibabwira, sinzi inshuro nababwira ko mbakunda kandi ko rwose mbishimiye, muzagira urugo ruhire, ndabakunda cyane kurenza uko mwabitekereza. Nabo rero bamubwiye ko rwose bashimishijwe no kuba bafite umubyeyi nkawe ubashyigikira kandi ubaba hafi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.